muhaye kaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Ita kuri bino bintu bine. Ni wita kuri bino bintu bine. Mu gihe cy'amezi 6 uza watangiye gukora ku ntsinzi. Mu gihe cy'amezi 6 uza watangiye kugira ku ntego z'ubuzima. Ibyo wifuza gukora cyangwa se ibyo watangiye gukora mu gihe cy'amezi 6 uzabona hari impinduka. Rero uramenya udakerense ibi bintu. Ikintu cya mbere, niba ufite amafaranga wifuza gushora, uramenya utayashora ahantu hose. Ahantu hose ntabwo bahashora. Ahubwo mbere yo gushora ahantu hariho hose, yaba ari byo wasomye cyangwa ari abantu babikubwiye ngo ushore, banza utekereze. Urebe neza yuko ibyo bintu bizavamo. Kubera yuko nushora ahantu hatariho, nushora ahantu mu gihe kitari cyo, ugashora mu bantu bataribo, uzahomba. Rero zirikana ibi bintu. Koresha ubwenge. Ntukoresha amarangamutima. Ba bantu bakoresha amarangamutima none ndabagarukiye, ndabaziye. Itoze, iga icyigisho kijyanye n'ishoramari. Umenye igihe cyo gushora, umenye aho ushora, umenye abo ushoramo n'ibyo ushoramo kugira ngo udahomba. Ibyo birakurinda ibihombo bya hato na hato. Iyo ukoze ikintu wagitekereje, igihombo kikaza, ntabwo bijya kwicuza, nta buribwe ugira. Kubera yuko iyo uhubutse ugashora amafaranga yawe agashya, urarira. Ariko iyo wari wabyizeho, wabiteguye neza, ugahomba, ntabwo ubona neza ko ari ikibazo cyawe, ahubwo ubona neza yuko n'ubukungu bubiteye, cyangwa se mo kimwe ni bya bintu uba utari bukontrole, bya bintu utateganyije bije bitunguranye. Rero ni ngombwa yuko wiga ikintu cyitwa ishoramari. Kabiri, irinde kongera kwicarana n'abantu badakorera ku gihe, n'abantu badafite icyo bapfana n'inzozi zawe, abantu bagutesha igihe cyose. Uramenye muri ya masaha wateganyije kugira ibintu ukoramo byunguka, ibintu bikuzanira amafaranga, nta muntu uba ugomba kwakira. Uyu munsi abantu benshi iyo bazi neza yuko uri mu gihe cyo gukorera amafaranga cyangwa se ushaka kwinjiza, baraza bakagufata igihe cyawe. Uyu munsi ni ukwisubiramo. Umuhanga ubwo yaravuze, nkuko kira gitabo cya Think and Grow Rich kibivuga, cyangwa se mo kimwe cya Rich Dad Poor Dad, hari aho bavuga neza yuko nibura saa 4 zige zigera, ibintu byose uzi byinjiza amafaranga wamaze gukoraho nibura kimwe cyangwa bibiri mu bintu byose uzi byinjiza amafaranga. Uyu munsi rero abantu barabicurika. Usanga saa 4 zigera nta kintu barakora, saa 5 zikagera ugasanga none ubunebwe nibwo butangiye. Rero niba uzi neza yuko ushaka kugera ku iterambere rirambye, ni ngombwa ariko uzinduka ugakora ibintu ku buryo saa 4 ibintu byose uzi neza bibasha kwinjiza amafaranga ubikoraho. Noneho ibindi bintu byo kwinezeza, byo kuganira n'abantu, kuko n'ubundi kuvugana n'abantu ni ngombwa, ubikoraho nyuma. Ariko ibyawe uzi ko byinjiza amafaranga wabirangije, nibwo uzajya uhora wusatira wegereza intsinzi yawe nababwiye mu mezi 6 yuko uba watangiye kuyikoraho. Gatatu, mu buzima bwari bwo bwose bwawe bwa buri munsi, iga gutega amatwi. Abantu abari bo bose batega amatwi. By'umwihariko abantu baguha inama zijyanye n'iterambere, inama zijyanye no gushora amafaranga yawe. Tega amatwi ubumvirize neza, ariko nujya gushora ubitekerezeho, kuko ni wowe ugiye gushora amafaranga, ntabwo ari bo. Iyo baguhaye inama ugahomba, baba barimo gusekera hirya hariya bigaramiye. Iyo urimo kurira, bo nta kintu biba bibabwiye, kuko agaha kari ku wundi karahandurika.
ibintu bitari ku muntu gihe cyose abona yuko ari ibintu byoroshye bidafite n'ikintu bivuze. Rero itoze gutega amatwi abajyanama, abantu benshi bakugira inama mu buzima bwawe, by'umwihariko abantu bazi neza ko ugiye gushora amafaranga yawe, ariko nujya gufata icyemezo kuvuga ngo ugiye gushora muri ibi, ube wabitekerejeho kugira ngo utazicuza. Iyo wicujije bagubwiye ngo ukore ibi na biriya, ushoye amafaranga hatariho ugahomba, birakurya cyane, ukavuga uti kubera iki ntabitekerejeho. Umuntu nakubwira ati hari business yunguka, uzabanze umubaze we yayikozeho, aguye n'ibihamya yuko we yayikozeho. Nakubwira ati ngwino dushora amafaranga hangaha, ya mafaranga rwose y'umuriro yihuta, uzabanze umubaze we aho ageze akora ibyo bintu. Rero ni ngombwa yuko hari ahantu henshi ushobora gushora amafaranga, aho washora menshi, aho washora make. Niyo mpamvu ugomba kwiga ku mafaranga ufite kugira ngo adashya, byigeho neza, kubera yuko nushya abantu wagiye mu mikino yabo bakubwiye ibintu. Hari n'igihe abantu kuko ari abagome bakubwira ngo shora amafaranga hangaha kandi babizi neza yuko uzashya, bakakubwira ngo gura inzu aha naha babizi neza yuko iri mu bibazo, gura ikibanza aha naha babizi neza ko kiri mu bibazo, noneho ukazajya gushorwa mu manza kuko waguze ibintu bitagombaga kugurwa. Rero nshuti mukundwa aho nkurikiye, ni ngombwa yuko uha agaciro ibi bintu. Tega amatwi buri muntu wese, ariko niba ari ibintu bijyanye no gusohora amafaranga yawe, ubikoresha ubwenge bwawe, ubikore wabitekerejeho, uturune ubwonko inshuro imwe ebyiri eshatu, ubikore wenyine ku buryo ki naba ngombwa yuko uhomba utazicuza. Ikintu cya nyuma, buri cyemezo cyose ufata ku mafaranga ayo ugiye gusohora, tekereza icyo bibasha kungura ku iterambere ryawe ry'ejo hazaza, cyangwa se icyo bigiye guhombya ku iterambere ryawe ry'ejo hazaza. By'umwihariko ubwo ni amafaranga ugiye gusohora, ugiye guha abantu, ni amafaranga ugiye gusohora ugiye kugura ibintu byo kwinezeza. Numara kubona neza yuko ayo mafaranga nuyasohora abasha guhumbanganya ejo hawe heza, ndakubwira ngo ibyo bintu bihagarike. None ugiye gusohora amafaranga ukabona neza yuko agiye kwangiza ubuzima bwawe, ndakubwiye ngo bihagarike. Ugomba kwitoza gusohora amafaranga wabitekerejeho, kubera yuko nutabitekerezaho ngo utekereze ejo hawe heza, uzifuza ayo mafaranga ugenda ukoresha mu buryo cyutatekerejeho, uzayifuza ejo hawe nihagera, uzayifuza kandi utari buyabone. Rero nshuti mukundwa unkurikiye, abantu benshi batuzengurutse mu buzima twagiye tunyuramo butandukanye, twagiye dukora amakosa menshi ku mafaranga. Niyo mpamvu uyu munsi mbabwira ngo ni igihe cyo gukosora, ni igihe cyo gukoresha ubwenge, ni igihe cyo gukoresha ubwenge aho gukoresha umutima, kubera yuko iyo ukoresheje umutima igihe cyose ibintu birangira nabi. Kandi abantu babizi neza kuri umuntu w'umunyampuhwe, uri umuntu ukoresha amarangamutima, abantu barakumenya bakajya baza bagutura ibibazo bya hehe na hehe kugira ngo ubikemure. Ndibuka umunsi umwe rero ari umubyeyi wigeze kunsanga mu rugo, arambwira ati rwose mubyeyi mfite ikibazo. Naje gutekereza ko byanze bikunze aranzi. Arambwira ati mfite ikibazo n'umugabo yarantaye, ubu simfite ikintu cyo kugaburira abana, simfite amafaranga yo kujyana abana mu ishuri, mbese ararira amarira nyamarira aragwa. Impuhwe zaranyishe. Amafaranga nari nsigaranye, naramubajije amafaranga yagomba gukenera gukoresha kugira ngo aba bana barye saa sita ndetse n'amafaranga y'ishuri, arayambwira ndayabara ndayamuhereza rwose. Kandi nabikoze numva umutima rwose wanjye ari mwiza, kuko rwose numvaga uwo mubyeyi afite ibibazo koko. Buriya niba hari ikintu cya mbere kigora, ni ukubaho ubuzima umubyeyi yirerana abana wenyine, umugabo batari kumwe, yaramutaye cyangwa se hari izindi mpamvu zituma baba batari kumwe. Umubyeyi namugiriye impuhwe bitewe n'amarira yandiriye. Ikindi gihe kimwe nza kujya ku isoko,
wa mubyeyi ancaho nta nubwo yanancuhuje. None uwo mubyeyi asuhuza umudamu wari ahantu nagwiraga ibintu arangije aragenda nta nubwo yanancuhuje. Ndamubaza ese uriya mubyeyi uramuzi? Ati uriya mubyeyi buriya ni umukire. Ati rwose uza umusuye iwe wareba uburyo kibarya neza. Umugabo we rwose ni umugabo wita ku rugo, arahaha, mbese uriya mugore nta kintu akora uretse kuba ari mu rugo yita ku rugo gusa. Icyo kintu cyarantunguye ariko ntabwo nabitinzeho. Nahise mbona neza yuko uko biri kose ni umuntu ushobora kuba ambona, yambona kuri izi mbuga nkoranyambaga afite ukundi kuntu anzi. Noneho rero rwose undi munsi ukurikiyeho birashoboka yuko hari atamyibutse, arongera atuma umwana, arongera amubwira amagambo nka yayandi ngo rwose ngo barashonje ngo nta biryo. Ndamubwira agende amubwire neza yuko namumenye yuko ajya abeshya, ahubwo ajya yirinda kujya agushyira muri iyo mikino ye. Icyo kintu cyarantunguye. Abantu benshi ni abanyamitwe, bitewe neza yuko abantu benshi iyo bashaka amafaranga hari ibintu ashobora kuza akakubwira kandi atari byo kugira ngo ukunde umuhe amafaranga. Niyo nshuti mukundwa nkurikiye, ni ngombwa rero yuko ibintu bigomba guhinduka. Abantu benshi bakoreshwa n'amarangamutima, abantu benshi barababeshya, abantu benshi bakoreshwa n'amarangamutima, abantu barabaryarya, ugasanga imishinga yabo ntigerwaho kuko uyu munsi niba abonye amafaranga yaragiye gukora ikintu kiriya, hari umuntu uza akaza karira ukamuha amafaranga cyangwa ukamuha igice cy'amafaranga, ejo ndakaza gutyo gutyo, none ugashiduka buri munsi uba ufite ibibazo by'abantu ugomba gukemura. Wowe ibyawe wajya kureba ugasanga nta muntu ubasha kuba wakwitabaza byihutirwa kugira ngo ukemure ibibazo byawe. Rero nshuti mukundwa nkurikiye, ibintu ni ngombwa ko mubiha agaciro. Ni ngombwa yuko witoza gukoresha ubwonko udakoresheje umutima. Ufasha umuntu wabitekereje atari uko yabigusabye, ahubwo wowe ubwawe n'umutima wawe wabashije kubitekereza ukavuga uti uyu muntu nkurikije uko mubona akeneye ubufasha, reka mufashe. Buriya ufashije umuntu ataranabizi yuko umufasha, wabyitekerejeho rwose ugubwa neza kandi nawe agubwa neza, aranagushima rwose kubera yuko biba ari ibintu bimutunguye. Ariko iyo ari umuntu wagutetse umutwe, agenda guseka, agenda kuvuma, imyuka mibi ye noneho akayikohereza, bigatuma nta faranga ukora mu ntoki, rigukora mu ntoki rihita ryongera rikaguruka. Hari abantu benshi bagera mu buzima bwacu kubera ko ibintu byose tugenda tubaha amafaranga, bigatuma noneho duhora mu bukene. Ni ngombwa rero ko muha agaciro ibi bintu ko ari bine. Niba ushaka kugera ku iterambere rirambye, ni ngombwa yuko ubiha agaciro. Rero ni ngombwa yuko buri muntu wese yongera kwitoza gufata ubuzima mu ntoki. Ibintu bigenda birushaho gukomera, ubuzima bugenda burushaho gufungana. Niyo mpamvu umuntu yarangaye gatoya, ibyonnye ntago bibura, abatubuzi ntago babura. Abantu baraza bakakumaraho utwawe, noneho bikadindiza imishinga yawe. Cyangwa se niba warugendo warateganyije n'amafaranga warabitse rwose, wariziritse umukandara ngo ujye kuyakoresha ikintu kiriya, umuntu akaza akakuriraho akakuguza amafaranga kandi abizi neza ko atazakwishyura. Noneho imishinga yawe ikadindira, nyamara iye ikagenda izamuka ubireba, ukamubera nk'icyapa cyangwa se ukamubera nk'ikiraro anyuraho agera mu iterambere rye rirambye, wowe ugahora mu gice cy'ingunguru. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira byo ntavuze? Yerekera muri comments. Niba mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiceho kubana namwe kumwe na Dohote w'impuhwe, naho gutaha muri video ikurikira. Bye bye.